byari ibirori byuje urukundo n'ishema i Stockholm muri Sweden ubwo umuhanzi nyarwanda Element L yataramiraga abakunzi b'umuziki muri iki gihugu mu gitaramo cyasize benshi baryohewe n'umuziki we ndetse n'ubuhanga bwe budasanzwe mu kuririmba. Cyari igitaramo cyiza cyane, benshi bavuga ko yabamaze imbeho hari mu gihugu cya Sweden we n'umuhanzi Kiss Daniel banaje no guhura kuko mwakomeje kugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Gusa muri aka kanya icyo tugiye kugaruka kuri Element ndetse na Ambassadeur Diane Gashumba. Nyuma y'iki gitaramo cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu ku itariki ya 7 z'Ugushyingo 2025, Ambassadeur w'u Rwanda muri Sweden cyangwa muri Sweden, Ambassadeur Diane Gashumba yagaragaje ko yanyuzwe n'uburyo Element L, producer akaba n'umuhanzi, yahagarariye neza igihugu cye mu mahanga, anashimira uko yanyuze abari bitabiriye igitaramo cye. Mu butumwa bwe bwuzuye amarangamutima, Ambasaderi Gashumba yagize ati: Element, mwana w'u Rwanda, waduhesheje ishema kuva mu gihugu cy'imisozi igihumbi. Ijwi ryawe ryazamutse ritwara ubushyuhe bwo mu rugo mu bukonje bwo gushyingo bwa Stockholm. Umuziki wawe wahesheje ishema u Rwanda mu njyana zose n'amagambo yose waririmbye. Wadukumbuje u Rwanda pe, twaryohewe, watumaze imbeho yaha muri Sweden. Ni amagambo akomeye cyane amubwira by'umwihariko agaruka ku gukunda igihugu ndetse no kuvuga ko bakumbuye igihugu cy'u Rwanda. Abo batabarizwa mu Rwanda nyine baba basanga baba hanze nyine ubwo tubita aba diaspora. N'aya magambo y'uyu mudiplomate w'umunyarwandakazi yakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki, benshi bashima uburyo yashimangiye ko impano z'abanyarwanda ziri kurushaho kumvikana ku rwego mpuzamahanga. Nawe ubwe Element L yihutiye gusubiza Ambasaderi Gashumba, amugaragariza ko ashima cyane uburyo yamushyigikiye. Ni amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza agira ati: Thank you so much Ambassador Diane Gashumba. Last night was really special. The love and support you showed meant a lot to me. Cheers to many more success. Tugerekereje mu Kinyarwanda, Element yashaka kuvuga ko urakoze cyane Ambasaderi Diane Gashumba. Ejo hashize byari ibihe byihariye cyane. Urukundo n'ubufasha wangaragarije byanshimishije cyane. Tuzakomereze ku ntsinzi nyinshi. Iki gitaramo Element yakoreye muri Sweden cyamuhuje na Kiss Daniel, umwe mu bahanzi bakomeye muri Nigeria. Bivugwa ko yahise akunda cyane uyu musore w'i Karongi kubera ubuhanga bwe mu muziki n'imyitwarire yuje icyubahiro. Kandi Element afite nibura ibitaramo 8 ateganya gukorera ku mugabane w'u Burayi, birimo n'icyo azaba akoranye na Kiss Daniel mu minsi iri imbere. Abyose mwari mubizi cyamwe mwari muzi ko barahurira hariya gusa bikarangira. Niyo mpamvu tubabwira ko iyi LNB Zoom inkuru zacu ukuri kwawe. Mujye mwicara mutuze mbabwire. Gusa ariko uretse ibyo bitaramo byo hanze, uyu muhanzi uri gukorera muri Uganda aherutse gususurutsa ibihumbi by'abantu mu gitaramo cya Ray G cyabereye mu mujyi wa Mbarara, cyitabiriwe n'abantu barenga ibihumbi. Element azwi mu ndirimbo nka Kashe yahereyeho Fou de Toi yabaye mega hit, Milere, Tombe ndetse n'Amaso iri hanze muri aka kanya. Akomeje kwigaragaza nk'umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bageze ku rwego mpuzamahanga mu buryo bwo kuririmba no gutunganya indirimbo. Kandi uretse kuba anari umuproducer dukuyemo izo ze yaririmbye, Element yari n'izindi ndirimbo yaririmbyemo, harimo nk'indirimbo z'amakolabo, harimo nk'indirimbo Sikosa yakoranye na Debe na Kevin Kade. Element yaririmbye mu ndirimbo Njozi ari kumwe na Mario, ndetse hari n'izindi azagenda akomeza kuririmba.
Gusa uretse kuba Element ari impano ikomeje kuzamuka, igitaramo cyo muri Sweden byongeye kugaragaza ko Element ari umwe mu bahanzi bashobora guhagararira neza isura y'umuziki nyarwanda ku ruhando mpuzamahanga. Ibyo ni ibintu byashimangiwe n'ubutumwa bwa Ambasaderi Gashumba bwuje ishema, urukundo n'icyizere ku rubyiruko rw'u Rwanda. Element Ele ni umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bagezweho muri iki gihe. Uyu musore ukomoka mu karere ka Karongi yatangiye azwi nk'umwe mu batunganya indirimbo bakomeye mu Rwanda mbere y'uko yinjira mu muziki nk'umuririmbyi. Ele yazamuye umuziki we n'izina rye mu gutunganya indirimbo z'abahanzi bakomeye barimo Bruce Melody, The Ben, Kenny Soul, Chris Easy n'abandi benshi, ba Juno Kizigenza, ba Okama. Ibyo byose bituma ahabwa icyubahiro mu ruganda rw'umuziki nyarwanda, dore ko amaze no kwegukana igihembo cya The Best Music Producer of the Year inshuro 4. Agitwaye gatatu yikurikiranya, arongera agitwara indi nshuro imwe. Nyuma y'imyaka mike akora inyuma ya mikoro, Element yahisemo kugera imbere yayo, abihitamo araza atangira kuririmba indirimbo ze bwite. Wahereye ku ndirimbo Kashe yamuhaye izina, yakomeje gukundwa cyane mu zindi nka Fou de Toi, Mirere, Tombe na Maso navuze. Element ari mu rugendo rwo kwagura umuziki we ku rwego mpuzamahanga, aho amaze kugaragara mu bitaramo bitandukanye muri Uganda no ku mugabane w'Uburayi, birimo n'icyaherutse gukora muri Sweden nyine ahuriyemo na Kiss Daniel, ndetse anashimirwa bikomeye na Ambasaderi Diane Gashumba kubera uko yahesheje ishema igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uru rugendo rwe rwerekana neza uko impano, umurava n'icyizere bifasha umuhanzi kuva mu nzozi akagera ku rwego rwo guhagararira igihugu mu ruhando mpuzamahanga. Mu ruhando rw'abahanzi bakomeye, umuziki nyarwanda idarapo rikazamuka, tukabona ibintu bimeze neza, turetse bimwe tujya twumva muri showbiz nyarwanda, ukanakana naka iki n'iki. Ibyo byose iyo umuntu abirenze akitwara neza, umuziki we cyangwa se byakora neza birazamuka. Ese byumvise uti? Tubwire muri comment, like, subscribe, tujye tubana buri munsi kuri NB Izumi, inkuru zacu kuri kwawe. Njye nitwa Sana. Ciao ciao, hasta la vista.